namwe mwese muvuge cyane ngo amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu ntego yacu iri mu gutegeka kwa kabiri igice cya 4 umurongo wa 4 wavuzweho ibintu byinshi cyane ngenda vuga utuntu dukeye. Haravuga ngo ariko mwebweho abifatanije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho mwese uyu munsi. Muvuge cyane ngo amen. Ariko niba hari umuntu ukiriho navuge cyane ngo amen. Numva se twihute tugende muri Ezekiel igice cya 16 umurongo wa 6. Ezekiel igice cya 16 umurongo wa 6 haravuga ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Amen. Amen. Mwaryumvishe iryo jambo cyangwa nongere? Avuze ngo nubwo uri mu ivata ryawe ugire gute? Ube. Ayo ni amagambo y'umuhanuzi Ezekiel. Ayo magambo Ezekiel yahawe. Ezekiel yari umuhanuzi mu gihe cye, ariko natwe turabahanuzi mu gihe cyacu. Ntago muri abahanuzira ngo ubwira mugenzi wawe ngo ubeho. Ubeho. Amen. So reka rero tuvuge kuri uyu mugoroba tuvuge ngo ifatanye n'Uwiteka ubeho. Ifatanye n'Uwiteka ugire gute? Ubeho. Turi mu mashimwe nka Mugisha. Nanjye murabizi ko nanjye ndi umunyamugisha. Mutagira ngo ndi hano ndi umushyitsi. Ntabwo ngiye ndi umushyitsi. Nanjye ndi mu babatumiye. Amen. Kandi turabashimira ko mwakira invitation yacu na bene data n'itorero ryacu rya hano ryatureze tugakura. Iyo turi hano tuba tubona ababyeyi hari abatubatije, bese turishima cyane. Rero twifatanije n'Uwiteka nk'uko ijambo rye ryagize gute? Ryavuze. Kandi turiho. Amen. Turiho kandi turiho. Ko buriya hariho kubaho utariho, ariko twebwe turiho tunariho. Amen. Duhamagarwa mu by'ukuri nta gaciro twari dufite imbere y'abantu cyane, naho twari dufite agaciro imbere y'Imana. Kandi njya nibuka ko hari abaduhaye iminsi. Umunsi nakijijwe baravuze ngo ni igihe gitoya wowe ntago uzabishobora, ntago bizakunda, kubera bajyaga mu mateka yanjye bagasanga ndi umuntu wakuriye ahantu, nyura mu seminari mu gihe runaka, ndongera nca mu bundi buzima, bakumva ko nta hantu nagera. Ariko Imana yo yari ibizi ko hari aho nzagera. Abantu ntago bari bazi bwose buza muri memoire yanjye. Nihanye niba hari ubyibuka hano yari nk'imashini yikaraga. Ndavuga ngo Imana imbabarire ikimana imbabarire ikimana imbabarire kibiza muri memoire. Noneho uko ndimo natura mu by'ukuri narangije kwatura ngira ngo mfite nka metero 3. Kumbe mu isi y'umwuka tuba dufite ibintu byadutsikamiye. Numvaga niho ngenda mba muremure. Ibintu byari binsikamiye birimo bimvaho. Haleluya, haleluya. Muri njyewe haza umunezero mwinshi. Ndapfukama baransengera. Isengesho bansengera ntago nari kurikiye. Nari maze igihe kirekire mfite umubabaro, ariko mbukwatura nakira amahoro menshi. Yesu yaje mu buzima bwanjye numva. Yinjiye mu buzima bwanjye numva. Mansengera mpfukamye. Nari ndombuga ngo none se Mana we uku niyumva niko ubuzima buzakomeza. Ubu kunumva meze, numvaga meze neza, numvaga ninjiye mu bundi buzima. Numvishe buriya bavuze ngo Yesu araryo, mba mbyumva cyane. Nimaze ngo umunsi mwiza nuwo nakwemereyeho, mba mbyumva cyane. Uvuge cyane ngo amen. Haleluya, haleluya. Uhereye uwo munsi ubuzima bwanjye bwarahindutse. Bene data barabyibuka,
bateraga n'agakorasi nkaba nagurutse. Izina rya mbere banyise Munezero, murabyibuka? Si mwanyise Munezero se? Niryo zina rya mbere mwanyise. Ryarindi rya Joyeuse ryo niryo mwibanga rindi. Ariko haleluya haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ayo ni amateka. Noneho rero Imana ivugana nanjye, yongeye kungenderera, ivugana nanjye maze gukizwa. Irambwira ngo burya ibyo waciyemo byose nari narakwibikiye. Amen. Nabaye nkubona ikintu cya filime cy'ubuzima bwanjye. Ndi umuntu waciye mu mpfu nyinshi kuva ndi umwana. Naciye mu mpfu nyinshi cyane, biza mu maso yanjye. Imana irambwira ngo nakurinze biriya byose kuko nari nkuzigamiye kugira ngo uzankorere. Igihe cyawe ni iki ngiki. Imana irambwira ngo kandi uzankorera. Irambwira ngo uzankorera muri iki gihugu cyitwa u Rwanda. Erega uyu musozi twawugireho umugisha cyane. Haleluya haleluya. Irambwira ngo uzamvugira, ngo kandi uzamvugira no mu mahanga. Irambwira ngo uru Rwanda ndaruguhaye, kandi mu kuri yararumpaye. Imana yararumpaye. Uru Rwanda nduvuze mu butumwa. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya haleluya. Imana ingirira neza. Hanyuma nyine hazamo n'ibyamugisha tukagira nibihe. Imana igibaho umugisha cyane. Haleluya. Twinjirira aho ngaho rero, twinjirira aho ngaho, menya ko Imana burya izankiza, menya ko izangirira neza. Ntago mvuga hawo byinshi cyane, ariko ndashaka kubabwira umunsi Imana yangiriye neza. Umunsi yankijije bya bindi byose bikanashira burundu. Nari mu masengesho y'iminsi 3 yanjye bwite ngiye nyine. Hanyuma ku munsi wa gatatu ndi mu masengesho nko ku isaha ya 8:00 cyangwa hagana 9:00, nagiye kubona mbona ikiganza cyaturutse mu ijuru. Cyaje nkireba, cyari ikiganza cy'umuriro, n'intoki nkuko zaza zimeze gutya, ukuboko mbese nk'ukuboko guciye nka gutya, kiramanuka kiraza nkireba. Nabonye kimeze nk'igikoze urugendo rurerure, kiza ari umuriro. Kiraza gica mu mabati nkireba. Noneho kiraza gihita kinkoraho. Kinkozeho ndaraba, aho nari ndyamye nduhuka, ndasimbuka njya mu kirere, ndongera ngaruka ku buriri. Ndagira ngo mbabwire ngo uhereye uwo munsi ikiganza cyankozeho, indwara yose yari mu buzima bwanjye n'uwo munsi yakize. Ngaho nimumpera Imana icyubahiro rero. Haleluya 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 haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Imana rero ni nziza, yangiriye neza. Iyo mvuga Yesu banumva nzi Yesu mvuga. Ntabwo mvuga Yesu numva nyabandi, mvuga Yesu nabonye. Haleluya haleluya. Imana rero yatugiriye neza. Ushobora gusanga umuntu ari uyu munsi wa none ntumenye ko yaciye aho hose, ariko Imana yarakoze, yagize neza. Haleluya 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 haleluya. Imana ivana umuntu muri pubere. Imana ivana umuntu muri jarara. Imana ivana umuntu mu kabari, mu buyoga. Imana ivana umuntu muri ya mitobe yayindi abantu binaha bajya bakunda cyane kandi kabagirira nabi, yayindi meze kwa kundi na za kampuca n'ibindi. Imana ivana umuntu mu buraya, mu busambanyi, ikamuhindura. Twahinduwe n'ijambo. Haleluya 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 haleluya. Imana imbwira ngo nzarama, nari ntaratangira kubyumva. Ubu se sindamye kandi ndacyafite kurama. Ngo nimuvuge cyane ngo amen. Ubu nyifurije kurama nyine ngo bibe. Mfite kurama, ndacyaramye, ndacyariho, ndacyakorera Imana. Ngo muvuge cyane ngo amen. Haleluya haleluya. Imana rero igihindura amateka. Zaburi yavuze ngo yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi, kuko imbabazi ze zihoraho. Amen amen. Bibiliya yabwiye abi Yerusalemu igihe bari barasubiye inyuma, mu ijambo ryanyuze muri Ezekiel hariya twasomye, rabwira ngo ubambwirire ku nkomoko yabo, kuko basubiye inyuma. Babwire ngo dore inkomoko yawe
iso yari umwamori naho nyoko we yari umuhetikazi. Ariko umunsi wavutseho kuko nta gaciro wari ufite, kuko wagawaga, warajugunywe, ujugunywa ku gasozi. Avuga ibintu bigeze kuri 4 bitigeze bikorwa nk'uko bijya bikorerwa abandi bana bavutse. Ijambo rya mbere yaravuze ngo umukungwe wawe ntago bigeze bawushariye. Icyo ni icya mbere kitakozwe. Icya kabiri avuga ngo nta n'uwigeze aruha akujabura mu mazi ngo ubonere agukureho bya bindi byose. Icya gatatu ngo nta n'uwigeze yirushya agusiga kamuri nk'uko bagenzereza izindi minja. Icya kane ngo nta n'uwigeze yirushya nibura ngo agushakire n'utwahi tw'iminja ngo noneho bagushyiremo nibura bakurinde n'iyo mbeho. Ngo ahubwo dore icyo bagukoreye ngo umunsi wavutseho kuko wagawaga ngo watawe ku gasozi. Ngo maze gutabwa ku gasozi ngo utangira kwigaragura mu ivata ryawe. Ngo nuko ndaza. Uvuge cyane ngo amen. Haleluya, haleluya. Ngo ndaza nkunyuzeho ngo nkwitegereje ngo nsanga uri murigaragura mu ivata ryawe. Ngo nuko ndangije ndavuga ngo nubwo wigaragura mu ivata ryawe baho. Haleluya. Ngo gira gute? Muvuge cyane haleluya. Bibwire mugenzi wawe ngo baho. Haleluya, haleluya. Iryo jambo Imana yavuze ryahinduye ubuzima. Otayibere mandoleria. Haleluya. Rihindura ubuzima, ryahinduye ubuzima. Haleluya. Biravuga ngo nyuma y'iryo jambo ngo nakugwije nk'ibimera, ngo uragwira, ngo urangije urakura, urakomera, ugira n'uburanga, n'agasura kagira gute. Haleluya. Biramwenze ngo naka gasura n'ukubera Yesu di. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo uragenda ugira uburanga, ngo amabere yawe arashimangira, ngo umusatsi wawe urakura. Ngo ariko mu by'ukuri aho wari uri hari habi. Ngo ariko nakunyuzeho ngo ndakwitegereza ngo nsanga ugejeje igihe cyo kubengukwa. Ngo ndangije nkuterera umwitero wanjye, urangije wambika ubwambure bwawe. Ndangije ngo nkuhagiza amaraso yanjye, hanyuma ndangije nsezerana isezerano nawe. Ndakurahira nkurahira isezerano, ndangije nkugira otayiberiyanse, nkugira uwanjye. Haleluya, haleluya. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Urumva iryo jambo Imana yavuze ryahinduye ubuzima. Imana iravuga ngo baho. Nubwo wigaragura mu ivata ryawe gira gute? Baho. Haleluya, haleluya, haleluya. Abo ngabo Imana yabwiye muri icyo gisekuru benshi batifatanije n'Uwiteka nibo bagize ibibazo mu butayu. Abagize ibibazo mu butayu bose batifatanije n'Uwiteka, murabizi bose uko byabagendekeye. Bamwe ubutaka bwarasamye bugira gute? Burabamira. Abandi bagiye bicwa na za mugiga n'ibyorezo, abandi bagiye bicwa n'inyamaswa n'ibindi. Ariko abifatanije nande abifatanije n'Uwiteka, oh deboria shandoria, ijambo riravuga ngo muracyariho na bugingo n'ubu. Haleluya. Abifatanije n'Uwiteka. Nakunze ijambo Yesu yabwiye abigishwa be muri Luka 22 ku murongo wa 28. Arababwira ngo nimwe mwagumanye hadobesans, nimwe mwagumanye ngo nanjye ngize gute? Mbabikiye
ubwami. Abifatanije n'Uwiteka mwese mukomere Imana amashyi cyane. Umwami atubikiye ubwami. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo rero nsoreze aha ngaha, hanyuma dukomeze dutarame, twumve n'indirimbo z'abaririmbyi, twumve n'ibindi. Imana ibaha umugisha cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ijambo ryavuze ngo ifatanye n'Uwiteka ugire gute? Ifatanye n'Uwiteka ubeho. Hari umuntu ushaka kwifatanya n'Uwiteka hano? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngira ngo abantu twese turabikeneye, ntabwo tubikeneye? Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo twese duhaguruke muri aka kanya, kuko twifatanije nande? N'Uwiteka. Muhaguruke mu myanya yanyu, hanyuma tubwire Uwiteka ngo Mana, turabishaka, twifatanije nawe, ariko n'aka kanya turacyabishaka, turacyabikeneye. Hanyuma tumaze guhaguruka, ndagira ngo mbabaze, bibwirijwe n'Umwuka w'Imana yuko muri mwebwe hari abantu bashaka kugirirwa neza nk'uko twagiriwe neza. Kuko birashoboka ko hari ibintu kigaraguramo, birashoboka ko nawe wagowe nk'uko twari twaragowe, imyuka nawe ikumereye nabi, birashoboka ko hari ibyaha ubamo, birashoboka ko wananiwe gukizwa, birashoboka ko wananiwe kwegera Imana. Ushobora no kuba ubikunze ariko bikakunanira, ariko Bibiliya ivuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ndagira ngo mbabaze, hari umuntu muri mwebwe ngo arambure ikiganza aho ari, yumva ko watarakijijwe cyangwa se akaba yaraguye agasubira inyuma? Uzamura ikiganza cyawe tugusengere. Nukubwira Yesu ngo Yesu we, ngo dore ikiganza cyanjye ngiki. Uzamura ikiganza mu ndebere niba hari abazamuye. Hari uwo mbonye hariya haruguru, ariko zamura cyane rwose ubwire Yesu ngo dore ndi imbere yawe, ndaje nje kwifatanya nanjye n'Uwiteka kugira ngo mbashe kubaho.